inararibonye haba mu myaka amaze ku isi no mu gusobanukirwa ndetse no gusobanura Bibiliya, Pastor Ezra Mpyisi agereranya gufungwa kw'insengero mu Rwanda n'amarenga Imana icira abantu kuko yo itazazireba inyubako gusa. Hagiye kuza Imana yo ntizazireba urusengero aho rwubatswe, inyubakire yarwo, ahari agacuri, ahari parking, ahari imisarane, woya iragucira amarenga ko igiye ko kubaza ko uyifite mu bwonko bwawe bw'urwo rusengero rwayo. Hagiye kuza utareba inyubako. Iriya ni inshingano y'ibyaha ngaha mu isi, abategeka isi bahawe barayishinzwe. Nibigucira amarenga mwaramyaga iyo mutazi mumeze nk'abagira iki. Dufite Pawulo, dufite Bibiliya, twumva ikivuga. Imana kuko idukunda nta marenga ziriya ko aho twagiye kubaza Bibiliya turaho turashaka kubaka izinda yiyi. Mu nyigisho ze Pastor Mpyisi ntajya aca iruhande rwa Bibiliya kuko yemera ko ari rwo rufatiro rw'ibanze mu kumenya Imana. Ni inshingano yabo, ariko mu by'ijuru nabo bakeneye Bibiliya. Baruzuza inshingano y'ibyaha, nabo bazabazwa yuko bafite Yesu mu bwonko. None se twebwe ntitwazuzuzaga ntitwubatse urusengero se ko rwakinzwe? Yesu mu bwonko arabuze. Nabo rero bakeneye Bibiliya nkuko nawe ukeneye Bibiliya, twese umuntu wese. Pastor Gatete Alfred, umushumba wa Elim Community Church, we yaje mu gice cya kabiri cy'ikiganiro Inspiration on Sunday nk'umwe mu bafungiwe insengero ngo agire icyo abivugaho. We asanga iki ari igihe cy'ububyutse. Imana ikunda babaza ngo Mana ni iki gikurikiraho. Aho noneho abantu baba bashitangiye gushaka umuyoboro w'Imana. Aho rero niho ntangira mvuga yuko iki ari cyo gihe cy'ububyutse mu by'ukuri. Mu gihe abantu bose bamwe bakitse intege bakibaza ejo hazaza hitorero, ariko iki nicyo gihe cy'Imana cyo gukora. Iyo urebye ahantu hose hagiye haba ububyutse, hagomba kubaho gusa naho hanyeganyejwe itorero. Rikanyeganyega, rikibutswa, rigasa naho ryibutswa ibintu ryibagiwe kera. Nk'ubu mu Rwanda urabona ko itorero yari institution aho ngaho izi ko nta wayitunga urutoki, nta kimuntu agakora ibyo yishakiye, bugacya mu gitondo yiswe amazina yashatse, ubundi agashyira hariya izina, ubundi agashyira hariya urusengero. Ariko noneho iki ni igihe cyo kuva muri iyo comfort zone, abantu bagashaka Imana. Kandi icyo gihe cy'ububyutse kiragosora, hari ibintu bivamo kugira ngo hasigare ibintu bizima. Mu minsi ishize RGB ari rwo rwego rw'igihugu rufite insengero mu nshingano, rufatanyije n'inzego z'umutekano bafunze insengero zisaga 700 mu mujyi wa Kigali hagendewe ku mabwiriza ba nyirazo bari bamaze iminsi bahawe. Pastor Gatete Alfred wa Elim Community Church nawe yemera ko aho ibintu byari bigeze hari hakenewe kugira igikorwa, nubwo asanga hashobora kuba hari ababigendeyemo. Hari abantu benshi bagiye binjira mu murimo w'Imana bakawiyitirira atari bo. Ndetse n'itorero ryataye inshingano zaryo aho ryagombye kuba ari ryo rikemura mwene ibibazo leta yaje gukemura. Urabona leta yo yubahiriza amategeko, ifite umurongo iba yarihaye kandi ugomba kugerwaho. Ibyo rero mu by'ukuri bishobora kuza yenda bikaba byananyeganyeza n'uwitwaga ko ahagaze neza, ariko amaherezo ya byose, kubera ko nzi ko Imana ireberera umurimo wayo, amaherezo ya byose haza kugaragara umusaruro mwiza. Ntekereza rero ko akavuyo ndetse n'ubutekamutwe bwinshi bwari bumaze kugaragara muri iyi sekta, ku buryo ndi no kwibaza nimba mu by'ukuri leta uretse insengero, uretse inyubako, uretse isuku, uretse n'ibindi irimo kureba, ndi no kwibaza nimba ibyo twebwe tubona bindi biri imbere nimba nabyo izashobora kubibona, cyangwa se izaduha inshingano zo kubireba, kuko hari ibintu bigaragara mu buryo bw'umubiri ushobora kurebesha amaso, hari n'ibindi bigaragara mu buryo bw'umwuka, ku buryo twe twumva, yewe uko mbyumva numva iki gikorwa cyagombye gukomeza kikingira deep. Imana ikadufasha kugira ngo umurimo wayo usubire ku rufatiro. Insengero zafunzwe ahanini nizubatse ahantu hadashobotse, izihagitse hagati y'izindi nyubako, iziri mu mazu y'ubucuruzi, izidafite ibyangombwa zituma abasengeramo bagira umutekano usesuye, n'izari ziyobowe n'abiyitaga abavuga butumwa nyamara batabifitiye ubumenyi.
gahunda ya RGB izakurikiraho nk'uko byemejwe n'umuyobozi wayo no kureba ireme ry'ibyigishirizwa mu nsengero kuko nabyo ngo hari henshi bikemangwa.
isanganiro.com. Igitabo gitandukanye n'ibisanzwe Bibiliya buhanga buhanitse budakomoka ku bantu uri ibyanditswe byera byahumetswe na Rurema Bibiliya buhanuzi bwahumetswe n'Imana Bibiliya igitabo gitandukanye n'ibisanzwe Bibiliya buhanga buhanitse budakomoka ku bantu uri ibyanditswe byera byahumetswe na Rurema Bibiliya ntwaro yanjye murafatanya no gusenga atsinda abanzi banjye uko baba bangana kose Bibiliya ndorerwamo y'uwaremwe uwo ari we wese uri ubuhanuzi butavangiye na hato naririmba Bibiliya we Bibiliya ntwaro yanjye murafatanya no gusenga atsinda abanzi banjye uko baba bangana kose Bibiliya ndorerwamo y'uwaremwe uwo ari we wese uri ubuhanuzi butavangiye na hato Bibiliya jambo ryera ritunga abagizera rigatanga ihumure kuba rifata uko rikwiye Bibiliya nzira nziza ituyobora ku Mana uri ibyiringiro by'abafite Yesu muri bo Bibiliya jambo ryera ritunga abagizera rigatanga ihumure kuba rifata uko rikwiye Bibiliya nzira nziza ituyobora ku Mana uri ibyiringiro by'abafite Yesu muri bo Bibiliya ntwara yanjye murafatanya no gusenga atsinda abanzi banjye uko baba bangana kose Bibiliya ndorerwamo y'uwaremwe uwo ari we wese uri ubuhanuzi butavangiye na hato Bibiliya jambo ry'Imana Bibiliya ntwaro yanjye murafatanya no gusenga atsinda abanzi banjye uko baba bangana kose Bibiliya ndorerwamo y'uwaremwe uwo ari we wese uri ubuhanuzi butavangiye na hato Igitabo cy'amateka yaba abahanuzi yaba intumwa cyangwa se abamiringoma zawe hakiyongeraho n'andi akomeye ya Yesu uri ibyanditswe byera byahumetswe na Rurema uri ubuhanuzi butavangiye na hato yewe igitabo cy'amateka yaba abahanuzi yaba intumwa cyangwa se abamiringoma zawe hakiyongeraho n'andi akomeye ya Yesu uri ibyanditswe byera byahumetswe na Rurema uri ubuhanuzi butavangiye na hato Bibiliya ntwaro yanjye murafatanya no gusenga atsinda abanzi banjye uko baba bangana kose Bibiliya ndorerwamo y'uwaremwe uwo ari we wese uri ubuhanuzi butavangiye na hato Bibiliya ntwaro yanjye murafatanya no gusenga atsinda abanzi banjye uko baba bangana kose Bibiliya ndorerwamo y'uwaremwe uwo ari we wese uri ubuhanuzi butavangiye na hato Hallelujah
gusinda abanzi banjye uko baba bangana Bibiliya ndorerwamo y'uwaremwe uwo ari we wese muri ubu buhanuzi butavangiye na hato Imana wewe wankuye mw'ishyamba ukangira umwami wakira ishimwe Dawidi yibutse iminsi ye ya kera arangurira Imana amaboko ati Imana wewe wankuye mw'ishyamba ukangira umwami wakira ishimwe Mana we imirimo yawe niyo kwizerwa ibyishimo.com